Nzashimira Imana umuremyi wacu, nzamwambaza iteka. N'umubyeyi wacu amenya ikidukwiye, nzamuramya igihe cyose. Nimucyo bakristu dushimira Imana, yaduhaye ibyiza bidashira, iduha ubugingo bw'iteka ryose. Nzashimira Imana umuremyi wacu, nzamwambaza iteka. N'umubyeyi wacu amenya ikidukwiye, nzamuramya igihe cyose. Yaduhaye roho we ngo dushire ubwoba, roho w'urukundo n'urumuri, tuvugiramo tuti dawe mubyeyi. Nzashimira Imana umuremyi wacu, nzamwambaza iteka. Umubyeyi wacu amenya ikidukwiye, nzamuramya igihe cyose. Twiboneye umukiro twahawe n'umuremyi, kuko yadutoye akadutonesha, akadukiza muri Yezu Kristu. Nzashimira Imana umuremyi wacu, nzamwambaza iteka. N'umubyeyi wacu amenya ikidukwiye, nzamuramya igihe cyose. Ku izina ry'Imana Data na Amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunde, wohereze roho wawe byose bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi yakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, ku bwa Yezu Kristu umwami wacu. Amina. Isengesho yo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ari untunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicisha Yezu Kristu umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Bikira umutasamwe nenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Kristu Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo, nk'uko musanzwe mubimenyereye. Muri aka kanya munyomere mbakomereze ya gahunda nari natangiye ejo yo kubabwira ibibazo nagize bijyanye na channel yanjye ya Marie Clarisse Mukandengo, na email yanjye ya mukandengoclarisse@yahoo.gmail.com, ndetse n'amanimero yanjye ya telefone. Ni koko ejo nababwiye yuko natanze ikirego, nagitanze ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere, ariko nasubijwe ejo bundi ku itariki 9 z'uku kwezi kwa gatatu. Nibwo nabashije guhamagarwa, ndongera ntanga ikirego bwa kabiri, nyine ntanga na nimero zishobora kuba zikekwa zakoze ibyo nababwiye ejo. Ntabwo ari inkuru mbarirano rero, ninjye byabayeho, nta nubwo ari no kubeshya, ni ibyambayeho. Ariko muri aka kanya kubikubwira ntabwo ari ukugira ngo niyamamaze, nta nubwo ari no kugira ngo nkubwire ngo wenda ngo kurikirana ibi n'ibi, ahubwo ni ukugira ngo nawe ejo bitazakubaho ugasanga uribaza ngo bigenze gute. Mu by'ukuri njyewe ni umuntu winjiye muri mashini itari n'iyanjye, wenda ashobora kuba ari iye cyangwa se akaba ari iy'akazi akora, simbizi. Ashobora kuba ari umukozi wa MTN cyangwa se ashobora kuba ari umukozi wa Tigo, kuko ni ibintu byakozwe kuri nimero yanjye ya MTN na nimero ya Tigo. Noneho kandi ashobora kuba nanone ari nk'uwavuyemo cyangwa iki, ntawe nshinja, ntawe nzi. Ariko kubwo ko hari ibintu nababwiye nari ndi gukurikiranamo, ashobora kuba ariho wenda bishobora kuba byarabaye. Ni ugukeka, nyine gukeka ni icyaha byo, Imana ibabarire.
ariko hari ukuntu ushobora kubona ibintu nawe ugahita uvuga uti byanga bikunze ni umuzi nyirizina w'ibyo, kuko umuntu wamfashaga navuga ngo ni nk'umwavoka niwe nagerageje guhamagara nimero yiwe, nyihamagaye nitabwa n'undi utari we turi kumwe noneho wa nimero yindi, ndibaza ngo ese bigenze gute ko nari nzi ko nimero nahamagaraga ari iya runaka noneho akaba ari we witabye kandi nzi ko atari yo ukoresha. Urwo ni rwo rujijo nahuye narwo, noneho biza kurangira njyewe urumva mu by'ukuri burya umuntu aba afite famiye, ufite abantu b'inshuti za hafi, uba ufite mbese ibintu byinshi uhuriyeho n'abantu. ubwo nibwo nahisemo kuvuga ngo reka mbe ntuje ndebe ibingibi iyo bigana, ariko kubw'uko nari maze guhamagarwa n'abantu bakambura, noneho nanjye nahamagara abantu nkabona nitabwe n'abatari abo mpamagaye, noneho nza kwibaza ngo bimeze gute, noneho nkurikiranye ibyanjye bya email mbona nabyo ni ibindi bibazo, mbona hari kwinjiramo abandi bantu. Hari ukuntu burya iyo ukoresha ibintu by'ikoranabuhanga umuntu iyo yakwinjiriye ntabwo ushobora kubiyoberwa pe, ntabwo ari ibintu by'inkuru mbarirano, si ubujajwa, sinkunda ubujajwa, ariko ibyo njye ntibyanyibereyeho, ndaguha amakuru nyirizina kuko ninjye nyir'ubwite. Kristo Yezu akuzwe, ndi umukristo ntabwo nababeshya kuko ni ibintu byambayeho. Mu by'ukuri rero nimero zanjye zasubiyeho kuko navuye muri RIB banyemereye ko nabasha gukoresha swap. Tigo sinakoresheje swap ariko MTN byasabye gukoresha swap, so nkoresheje swap iriho ubiri gukora, ariko Tigo yo n'ubundi hari nk'umuntu ushobora kumpamagara akambura. Kristo Yezu akuzwe, uzampamagara kuri Tigo akambura azampamagare kuri MTN nta kibazo ifite, ibibazo byayo byarakemutse. Uzampamagara MTN ntambone neza, wenda ashobora no kunyandikira kuri WhatsApp, ntabwo ndabona umuntu utari kumbona kuko bose bari kumbwira ko nta kibazo, ariko Tigo ho hari cyarimo ako kabazo, ariko nizeye ko nako kazakemuka mu minsi mikeya kuko nzi neza yuko ubwo ibindi byakemutse n'ibyo bizakemuka, ibyo ntabwo ari byo byananirana. Ahubwo ikibazo cya email yo uvuga ngo nimero y'umuntu wayikoze haragaragara imibare ibiri ihera, uvuga ngo umuntu wakoze ibyo ngibyo haragaragara imibare ye ya nyuma ihera, yo ntabwo twari twabasha kumenya ngo bimeze gute, ariko biri gukurikiranwa. Mu gihe bigikurikiranwa munyihanganire, unkeneye azambona kuri channel ya Mukandengo Marie Clarisse, byose bizaza kuko channel ya Marie Clarisse Mukandengo n'ubwo iriho nirinze kongera kuyifungura ibyo bibazo bitarakemuka, kuko nayo urumva yuko hari harimo ako kantu. Ndavuga nti rero guhita mvuga ngo ndirukanse ngiye kubikora bitarakemuka neza ntabwo byaba ari byo, ariko kuko dufite inzego nziza nzi neza ko bazabikurikirana, kandi nizeye Imana yo mu ijuru ko bizarangira amahoro. Icya mbere ni ukwizera, ibindi byose Imana irahari. Kandi n'umuntu wabikoze pe yumve neza atuje ku mutima we, nge Mukandengo Marie Clarisse naramubabariye. Nuvuga ngo mu kwezi n'igice namaze ntari ku murongo nahise ntanga imbabazi, naramubabariye. Noneho ubu ni ukuvuga ngo nari maze naheruka nka MTN kuyikoresha ku itariki 28 z'ukwa 11. Ubu turi mu kwezi kwa gatatu, nayishyizeho ku wa gatanu ejo bundi mu cyumweru gishize, urumva ni ku itariki, ndumva ari ku itariki 13 niba atari 12 niba ntibeshye, ni 13. Ubwo nibwo nayishyizeho. Ibaze nawe rero umaze ayo mezi yose utari ku murongo kandi ufite nimero ya telefone. Kristo Yezu akuzwe, n'ubugome bubi, ariko njyewe narababariye. Imana yangiriye ubuntu rwose, ubyumva aho urutuje utekanye, inshuti muvandimwe wanjye, ntacyo mpfa nawe, nzi neza ko byose ari sekibi, bituruka kuri sekibi, ntabwo twifuriza amahoro. Icyo nababwiye ko ari ukwica no kurimbura, nta kindi, ariko ifite uburenganzira kuri uyu mubiri twambaye, ariko roho yacu ntabwo iri mu biganza bya sekibi, iri mu biganza by'Imana. Nshuti rero, uyu mubiri nambaye wawugirira uko ushaka, wawukoresha uko ushaka, ariko ntabwo uri mu biganza byawe, uri mu biganza by'Imana,
kuko Imana niyo ijya kurema umuntu ikamushyira hano ku isi, ikamugaburira, ikamwitaho, ikamukorera buri kantu kose. Ariko gutekereza kugira mugenzi wawe nabi rwose, inshuti yanjye, njye narabababariye. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo reka mbe mpiniye aho ngaho rero, aho niho bigeze. Hagize izindi mpinduka zavuka nababwira, ntabwo nzongera guceceka kereka havutse ikindi kintu cyatuma cano yanjye yongera guhagarara, aho ngaho naceceka, kuko urumva yuko mbabwiye umuzi nyirizina w'ibibazo nagize byatumye mbasha kuba mpagaritse gutambutsa ibiganiro by'uburwayi bwo mu mutwe. Nshobora kuba ari wenda n'uwabikoze yari yarwaye simbimenye, nshobora kuba wenda uwabikoze hari icyo navuze wenda kikamutusha akumva biramubangamiye, ariko numva nta kintu kibi navuze. Natambukije ubuzima bw'uburwayi bwo mu mutwe n'ubuzima bwa roho, nta kintu kibi nigeze mvuga, nta muntu nigeze nibasira rwose, mumbabarire. Sinzi impamvu y'uyu muntu, ariko Imana imugenderere, ni ukuri ibashe guhumuriza umutima we, kuko ashobora kuba adatuje. Hari impamvu yakoze ibi, kuko njye ndicara nkibaza nkumva byanga bikunze hari indi mpamvu. Kristo Yezu akuzwe. Ariko njyewe Mukandengo Marie Clarisse narakubabariye inshuti yanjye, rwose narakubabariye, kuko nzi neza yuko habaho kuvuka hakabaho no kubaho. Nta kintu rwose nanakumenye ntacyo nagutwara, kuko ubuzima ni ubwawe, ni Imana yabuguhaye. Rwose inshuti yanjye, wumva utuje utekane rwose, njye narakubabariye. Kristo Yezu akuzwe. Nyubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinda umuriro w'iteka, igabire roho z'abantu bose, uziyobora inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire roho ziri mu purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Bikira mutasanywe inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho, bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.